Ladies and gentlemen, ndizera ko mumeze fresh cyane abakurikiye DJ Muscat official 50. Akanya rero tubafitiye umutumirwa mumeze neza cyane. Tumeze neza cyane rwose ndaryoshye ndamata cyane. Tangira wibwira abadukurikiye. Uri hano rero ndi icumu ry'ubucunzi rizira gucuka abacuzi bacuze umuheto wanjye si uwavuba n'ubukombe nawe uramvuye mwere munyana z'inyambo ndo abanyamahanga bakurikiye ngeze hitegeye mu bwana cyamwe impembe ndazihuza nkora mu mitana bacumita icumu ry'agaciro. Ndi umugabo rero wasohotswe n'inganzo imushimye mugira ingangare nkaba nitwa Niyonzima Staratoni Niyonzima wa Kabanda ka Mpunyu w'Agashongore Gashongore ka Kagaju ka Nyagahigi wa Rutwa ruharwa herwa bene damu twese tuvinde handi umungigi nuko ndeshye guma mwamwumvishe ko munyumva n'umutaramye cyane nkuko muri kumwumva koko aradutaramiye bikagenda neza cyane. None umeze ute? Meze neza cyane. Ngira ku munsi w'ejo yari Saint Valentin. Yego umunsi w'abakundana. Ese nawe ugira umukunzi? Cyane ndamufite ndise w'abana batatu. Abana batatu? Yego ufite n'umudamu. Ni byiza cyane kabisa. None se we ejo umunsi wa Saint Valentin wijije ute? Umunsi w'ejo wa Saint Valentin wari umunsi w'ibyishimo nandi kumwe n'umudamu wanjye ndetse n'abana gusohoka uwo tureshya ndabashimisha nabo bashimisha mu rwego ko babiteguye. Yego rwose kandi byiza ko ni bisanzwe ni byiza kugira ngo ushimishe umuryango ko buriya umuryango nicyo kintu cya mbere mu buzima. None uno munsi rero ndagira ngo dutaramira abantu bari hano badukurikirana kuri ino channel yacu bagende batubwira uburyo ibintu babyumva. Ese wababwira iki? Kubirebana wenda n'inganzo nkora ndi umusangiza w'ibiganiro kame murabona ko ndemsi wacu ku nkomoko ni Nyanza mu Rukari urabona ko ufite n'umukenyero ugaragaza yuko nturuka ibwami wari udahigwa. Ubwo nkaba mvuga amazina y'inka cyangwa amazina zikomokaho. Nayibabwiye imbyino imbyino za gakondo traditionnel aho ngaho ndikwije nzi gutega amaboko cyane. Uzi no gutega amaboko se nawe ukagira ndahari ndikwije rwose. Uri intore cyane birumvikana. Birengeje kuri ibyo ngibyo nanone nkandi engineer Azer mu by'ubwubatsi n'iby'ubutaka guhuza ubutaka kubutandukanya no kujya gute wagura ubutaka ukambwira ati ngwino upimire hano gutya na gutya hose ndikwije. Nkaba n'umusaza mukuru usaba umugeni cyangwa asabwa umugeni hose ndikwije. Mbega inganzo nyisobetsemo nk'imitsi ntembye umubiri nk'amaraso inkuriyemo nk'amagufwa. Wow. Yego. Mu by'ukuri rero mwamwumvishe umusaza rwose arabizi cyane ashobora kuba umusangwa mukuru ashobora kuba umusangiza w'amagambo ndetse ashobora no kuba yakubakira inzu murabyumva neza ko ari engineer ubishoboye kandi wabyigiye. Mu by'ukuri ese ibyo bintu bihuza gute ko numva ari ibintu bikomeye cyane kugira ngo umuntu ahuze kubaka hindukire abihuze no kuba yaba umuyobozi w'ibiganiro cyangwa se MC Master of Ceremony. Ese ibintu bihuza gute? Uburyo mbihuzamo ni ukuvuga ngo guhera ku wa mbere mu mibyizi of course ni ukuvuga ngo mu mibyizi mba ndi gukora ibirebana n'ibyo nize. Hanyuma weekend ni umunsi wo kuza mu nganzo nkaza gutaramira ababishaka n'abatabishaka bakabishaka. Nawe utabishaka bakabishaka. Bizo ngo utaramira ubonye wese ntago bita kubangana bishaka cyane abishaka. Ese ibintu bitangiye ryari? Ibu ngubu bimazemo imyaka 8 ishyira 9. Imyaka 8 yose uri umutahira uri umuMC byose nzi no kubyina cyane nkaba ndi inkuba cyane rwose. Ese ko kira bajya bavuga yuko ngo usanga ngo impano cyangwa se inganzo nk'iyo mufite aho bikomera wowe ufite umuntu yikomoraho? Mfite data ubyara ntabwo nageze amahirwe yo gukomeza kubana n'umubyeyi w'umumama yatabarutse 2005 ariko ndacyafite data amaze kugira imyaka 89. Ntabwo yigeze aba umutaramyi ariko namuganirije kubera n'inganzo yanjye mfite ambwira ko ino nganzo nyikomora ku gisekuru cya gatatu. Ku gisekuru cya gatatu? Ku gisekuru cya gatatu hari umutaramyi w'intore rwose wari umutaramyi cyane wataramiraga rwose akajya no mu marushanwa y'igihugu ari intore ihamiriza akanatsinda. Bivuze ngo uri intore cyane ufite aho bituruka muri famille intore. Nese ukurikije isigura ni byiza cyane ko tuganira ku bintu bitandukanye ariko none tukajya no mu buzima busanzwe. Ese ukurikije uko ubuzima busigaye bumeze mwino minsi mu buzima busanzwe aho bo usanga hari benshi bakora amakwe nk'ubu tuvugana wari waje mu bukwe ngira ngo naho twahuriye. Yego. Ese mu by'ukuri ubona gukora ubukwe mwino minsi byoroshye cyangwa hari uburyo bisigaye byarahindutse muko? Ikigaragara cyo gukoresha ubukwe nanjye nabukoresheje urabona ko ndi umupapa kandi nambaye impeta biragaragara cyane rwose. Yego. Hanyuma rero ubukwe kubukoresha ntago navuga ko byoroshye cyangwa bitoroshye. Biterwa n'amikoro ufite ndetse n'abagushyigikiye kuko ubukwe n'abantu kandi nawe usanzwe ubizi. Wagira gito ubukwe n'abantu? Yego.
ese ariko ntiketse ko nta muntu utagira abantu cyetse n'umuntu utazi kubana niko nyimitekereza oya ntawe utazi kubana ariko uko biri kose abantu musanzwe mubana muri sosiyete nibo bagomba kugushyigikira ariko nawe burya n'ijambo ry'Imana ngo ufite ikigo mpereho hari icyo ugomba kuba ufite abandi bakagushyigikira bivuze ngo Imana ifasha ubifashe cyangwa se nawe n'abavandimwe bose bafasha abantu bifashije alright ese mu by'ukuri iyo kubona ubona wenda kuba wenda warabikoze numva ko ni byiza cyane n'ibintu by'agaciro ko abantu benshi tuba twifuza kuba twagera tugiye tugeraho yego ese nk'umusore ndetse tuvuge kanya twava ugiye guhera kuri zero wamugiriye inama mu buryo yashobora kuba yagera ku rwego nk'urwo wagezeho ahereye kuri zero ko yangagire gute kugira ngo agere ku rwego wagezeho cyangwa se nawe abashe kuba yagira yategura nk'abandi wenda ni byiza kumbaza icyo kibazo ndagusubiza ko ndikwije ariko ntabyo ndageraho byinshi ariko naho ndi ntago haciriritse icya mbere cyo mu ijambo rimwe gushaka no gushobora gushaka no gushobora gushaka no gushobora niba ushaka inganzo ugomba kumva bikunze muri wowe nkawe ndaduhuye uri kunywesha ino interview hari uburyo ufite business yawe yo kuba umu DJ hari icyo wahereyeho wenda support ni yawe cyangwa undi muntu waguhaye wenda ubundi bufasha runaka ariko hari nk'umuntu ushaka kwifuza ko batese ni gute na DJ rero nuko banza ukabyumvisha mu icyo kintu niba ari inganzo bisaba kubanza ukayikunda hanyuma rero mara kwikunda ukegera kuko nta mukuru utagira mukuru uzi gutarama hanyuma rero akakubwira uburyo bikorwamo ukabikora udashakamo indonke z'amafaranga ukabikora nk'umuco urumva ko ari byiza cyane kandi koko biranakwiye nibyo ugomba kugira ngo umuco wacu udacika kandi nibyo koko muri abantu bakuru cyane mu by'ukuri hari uburyo njya nkunda kuganira n'abayimusi cyangwa se abantu babasha kuganira amakwe mu by'ukuri muri tuzi kuri twinshi twa kera two ku bami two ku biki niba ari agakuru watubwira simbizi niba bikugoye nabwo watubwira nta kibazo oya ntabwo bigoranye kameme nk'umuntu utuye i Nyanza kandi wacu ari ibwami kandi urabona ko nabyambariye kuri uraberewe cyane ndakeye ku maso ndetse no ku mutima nta mwaga afite nta na mukurusha ifite ariko nk'uko nabikubwiye ni Nyanza kwa Rudahigwa mu Rukari umwami yaratuye ariko noneho akaba afite n'ibigabiro bigiye bitandukanye aho bita mu mayaga ariko habaye ku mahoro za Mututu umurenge wa Kibirizi imisambu yacu rero ihanana urugabaniro n'iy'umwami kwa Rudahigwa aho bita mu Kigarama yego ubwo rero kubirana n'umwami urabona ibigero ndimo ndacyari mutoya ariko data yaraziranye na Rudahigwa ariko yarakiri umwana muto cyane yiga muri primaire aho bita Inyamiyaga hauze hari akarere ubwo ari muri Muyira hanyuma rero akajyaza kubatora ku ishuri avuye i Nyanza hanyuma rero akahita amumanukana amujyanye ku isambu yindi umwami yari afite ubwo rero nabyo ni iby'agaciro no kuba ntuye ibwami ni iby'agaciro kuko byose tuhigira amateka menshi cyane nibyo niko bimeze mu by'ukuri muri abantu badanje ko dufasha kugenda tuzirikana umuco nyarwanda ndetse dufasha abantu benshi cyane kugira ngo bagende bakora amakwe ese wowe nkurikije uburyo bimeze cyangwa se yenda sinzi nakubaza kugira ngo uhereze experience abantu benshi badukurikiye ese mu by'ukuri ujya gutegura ubukwe wari ufite amafaranga menshi nta mafaranga menshi ajya abaho kuko n'abayafite nabo bavuga ko hari andi bashaka nari ifite make akenewe n'ibikorwa nateguye ubwo rero ntabwo navuga ko ari menshi ngiye kwishyira mu cyiciro wenda ntarageramo kuko nta mafaranga ajya aba makeya gusa hari abantu benshi bibwira yuko gukora ubukwe ari kuba ufite amafaranga menshi cyane amamiliyoni menshi ese ujya gutegura ubukwe koko wumvaga uri ebo yo kuba wakemura buri kimwe cyose cyangwa se wumvaga ufite abantu byari bimeze bite ni ukuvuga ngo ntegura bije y'ubukwe bwanjye ntabwo ari uko nafite amafaranga menshi hari ibyo nateguye mbishyira ku murongo ibitarakemuka kandi nabwo ntabwo wategura ikintu wiringiye yuko uzabona intwerano y'abantu ugomba gutegura ibyawe kameme hanyuma indi support ikaza nyuma ese mu by'ukuri ukurikije yenda ibyo wari wize gukora ubukwe bwa mbere wabonye nibyo wabonye cyangwa wabonye bitandukanye n'ibyo wari wateganyije mbere yo gukora ubukwe ni ukuvuga ngo nta buzima butagira impinduka ibyo birumvikana wibaza ku munsi w'ubukwe ukabona n'umunsi w'ibirori uko byagenze ariko kamemo ni uko abantu bose baba bashaka kwishyira mu rwego runaka ariko nyuma y'ubukwe ntabwo utagira kirize ntabwo utagira kirize cyangwa ubushomeri muri rusange ariko mu gihe gitoya hanyuma ukahita kuko uba wazanye akandi kaboko ubwo mukaba yahuriye hamwe ari amaboko mazima we n'umufasha wawe cyangwa n'umugore wawe cyangwa umudamu
ni igihe gito cyane kuko amafaranga mwasupendinze menshi cyangwa mwatanze menshi ariko noneho nyuma yabwo murongera mugasubira mu buzima busanzwe. Ni byiza cyane urumva ko ku mugani bitewe n'uburyo bukwe bugora nta kuntu ibyo bintu iyo crise babura kuyijyamo. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko abantu babaganiriye babyishimiye bimeze neza cyane mu by'ukuri kandi bifuza ko n'ubutaha uzanagaruka baganira ndize ko hari igihe tuzahurira ahandi hantu ukadukira ikiganiro cya kabiri. Yego. So ndifuza rero kubabwira aho bagusanga abantu bashaka kugira ngo utumire mu bitaramo bitandukanye ndetse mu birori bigiye bagiye bategura. Oya hari uburyo nshobora no kwivuga gutyo bakibaza ati ese umuntu uvuga ko ahamagara inka kandi atanahamagara inka ariko byibuza nshobora kubaho wenda nk'ibangaho ritoya bakumva ko ibyo bintu bifiteho nonsiyo wenda noneho nkahita mbona wenda kubaha adresse cyangwa se umwirondoro wanjye muri rusange ntari bikora mu bwazo. Ni ngo rero guhamagara inka ni umuco dusangiye nk'abanyarwanda. Habaho amahamba hakabaho no kuvuga amazina y'inka ariyo mazina zikomokaho. Hanyuma rero reka wenda mbayeho gatoya kuko wavuga inka bwakira bugacya ndavuga gatoya mu ncamake kugira ngo ubone koko ibyo ndi kuvuga n'ubundi wenda bifiteho nosiyo. Icyo bita amahamba rero n'uburyo bwo kurimbira inka ikanezerwa yaba iri mu rwuri wabishoye kwiriba cyangwa se wenda zikutse cyangwa se wenda mu gihe uzicyuye zigiye kugera mu rugo. Ngo gira uti wahuye ubuhe wahuye ubuhe wahuye ubuhe ariko burya muraho rwe muraha bankurikiye mwese gira uti ariko burya muraho rwe gira uti ngabira zihemba yemwe bahunga irahemba abana ikarera abana umutuma zitaha niyo mu basangirangendo herega igira ngo ririmbana ku rugendo ijyana urundi ririmbana ku ishyamba urunini rw'ababyeyi bampaye kandi burya kubangwa bita kwicara dore uwangu wabo ndamugaye ukunda uwabo ndamugaye ndi kumwe n'inka ndihindatirwa abahezi ngo gira uti mu muryango iwacu kwa Kabanda Faraswa tugira inka bita Ngabo tukagira umuntu wayo agaheza agatera ababyeyi guhimbarwa hinarayibaje ntimbengabo wabajwe n'iki kandi imbengabo yera umubiri nabajwe na Medaridima mu mushumbo mu beza ruhimbi ntiyakugiza ati kandi imbengabo nkunda yangusha igisigati yari kundagira mama kigure ibijumba nyakunyaka yari amahamba reka mvuge ko noneho ku izina ry'inka ndavuga inkumbu rwitarakazwa n'indoni rukamiza kunesha mbe mugambo gambire kunesha nayihaye mushishira shishirishima ngo umwana yamwiranye haye umwanzira mwirenza nuko gishimye yitisangwa imihigo myiza ndazihamagara zitaba n'ingoga zijyana ku mayaga iwacu mututu habaye ku mahoro zishaka kuriba rya Kigaga zirenze urugero ndazihamagara zitaba n'ingoga zijyana iburasirazuba zigera mu Mutaba zitirinama na guhiga ndazihamagara zitaba n'ingoga zijya Rwamagana buke zihabyara amagana bazentara amakinya kugira imana ndazihamagara zitaba n'ingoga zigera mu mujyi wa Kigali zitegeza Kicukiro Gasabo zitegeje Nyarugenge bazitera iteka rireba bazintera amashyi ndazihamagara zitaba n'ingoga zigera mu majyaruguru zijya Gicumbi ntizacumbagira zijya Rulindo ntizarindagira ntizatana zijya Gakenke zivuje umukenke zijya mu Burera abana zigeze Rubavu bazintera amashyi mwoka byaramo ndazihamagara zitaba n'ingoga zigera Huye bazibyara bisa n'ibyatsi bazibyambara gusa n'imiringa rwizirwa itezera rwabo gitwataramye ruterwa n'ibonera ku rugendo ruhanyije imbaga na nyirindirima ndirimba ibere n'umutari itaha mu rwambaro rw'impazi impaka mara rutabirana mwoka byara zirambagira mu Bwanacyambwe zirema igisagara mu Masizi zibigiterane mu izindiro bazitereza mu Ruhango zirabakereza rubanda nuko nyurugo 10 ribabe mu mugongo umutima uhungira mu gihumbi imbavu zihora mu gituza impanga yese aho ngaho muva amaraso mena ikiraro uburukukumbu imvura shyashyana nk'Rwanzazuba mu ndaza nuko inkuru arundura mu nkiko iva mu nteko bayiririmba no bayitiye imihigo zagiragira ko kandi agiye kirokura bamwe n'abasinzi bamwe bataye igicuku cyane ati mbe madana ntagashyishyo ndarire kirirwa amacu nkabandi inkotanyi ikotaniye amahoro byango bwikarasanira kanyamwishyamba rikagumana ritakongejwe beko n'abatasoze ko nawahanyura iko n'icumu ryanjye ry'uruhunga ishinzwe ngo cyaha umwanzi unkunda ntagahore naryo hagati umukaza byuma igitaramo ntaye mukishwa n'irungu icyo ndimo cyakishwa n'irungu cyaza kikaziriza guma wow impore cyakoza mu by'ukuri umuntu wese ubikurikiranize ko yamaze kubona ko ari sawa cyane kuteye ubwoba oya ntago nteye ubwoba kuko ntago ari ugutera ubwoba by'ukuri ufite izina ry'inka ryiza cyane yego ariko kandi uzi no kuririmba amahamba yego ni ibintu byiza cyane rero abantu benshi bagende bakugana baguhereza ibiraka ibintu bigende neza cyane ntekereza ko wabahereza aho bagusanga
ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe ntuye Nyanza iwacu mu Rukari yego nk'uko nabivuze ndi se w'abana batatu kandi ifite ibindi nkora ndi engineer azere mu by'ubwubatsi ndetse n'iby'ubutaka hanyuma navuze yuko mpamagara inka zikavumera ndi umusangiza w'amagambo curanga inanga gakondo nuko wenda ubu ubona ntayifite wa ntago ari inengeri inanga gakondo rwose nkabyina n'imbyino za gakondo nkasabageni amatorero nayabayemo mu gihe cyatandukanye ko nabanje kuba mu itorero y'ikigo nkiri umwana abana biga muri primaire. Okay, ngire ngo watangira utubwira uburyo abantu bagiye badukurikira umunota ku wundi saa ku yindi uburyo bazajya bakubona kuguhereza ibiraka ndetse nawe ukaba wabafasha mu bintu bitandukanye. Ntabuze mutagira impinduka mu Nyanza mu Rukari nayo iwacu ku ivuko ariko by'umwihariko n'ubundi niho ngomba kuba ntuye n'ubundi. Hanyuma rero washaka mu birebana no kuba namubera umusangiza w'amagambo MC cyangwa Master of Ceremony cyangwa se mu Gifaransa Maître de Ceremony ndahari. Hanyuma guhamagara inka ndahari, ku musaza mukuru ndahari, gucuranga inanga gakondo ndahari, kubyina gakondo ndahari, n'iby'ubutaka kuba ndi na engineer byose nkabihuriza hamwe ndahari ndikwije. Hanyuma rero washaka yambona kuri 078 078 99 61 060 niyo nzima strategy wasubiramo wahisemo kugira ngo n'abatabashe kuyibona bayiboneye. 078 99 61 060. ngayo nguko rero bamwita Strato, umubaye mukeneye wamwitabaza akaba yagufasha mu byinshi bitandukanye. Ntabwo rero abakunzi banjye rwose ndahari ndikwije ku bwanyu, ntabwo tucuruza umuco ariko si duhenda turahendahenda turumvikana kandi tukabataramira ababishaka batabishaka n'abatabishaka nabwo bakabishaka. Turizera neza ko muzamugana rero, mwakoze cyane kudukurikirana kandi mukomeze mukande subscribe ndetse mukore share mukande like ndetse mushyire na comment kugira ngo tutatumenye abo tubazanira ubutaha. Murakoze cyane.